Hakunze kumvikana abantu bavuga ko stroke ari imwe mu ndwara zijyanye n'iterambere ry'aho isi igeze, ndetse ko by'umwihariko uburyo abantu birirwa muri rwinshi nta mwanya uhagije wo kuruhuka babona bishobora kunaniza ubwonko n'imitsi yabwo ikaba yaturika bikabyara stroke. Impuguke mu kuvura indwara zifata ubwonko zigaragaza ko indwara ya stroke abenshi bita guturika kw'imitsi yo mu bwonko bidaterwa no kugira stress abenshi bakunze kuyitirira, kuko bimwe mu biyitera ari ibintu bigoye kubyirinda, gusa hakaba n'ibigabanya ibyago byo kuyirwara. Inzobere mu kubaga imitsi n'ubwonko mu bitaro bya CHUK Dr. Shingiro Eric yasobanuye ko ubundi stroke abenshi bita uguturika kw'imitsi yo mu bwonko yagutse kurenza ku kuba guturika imitsi y'ubwonko, kuko bivuga kubura amaraso akwiye mu gice cy'ubwonko. Ubushakashatsi bwagaragaje ko umuntu ashobora kurwara stroke ntabimenye, ahubwo akazagaragaza ibimenyetso bigeze kure. Bakomeza bavuga ko umuntu ashobora kubyuka mu gitondo akumva afashwe n'umutwe w'igikatu nk'ukubiswe n'inkuba, ibi bigakurikirwa no kuba uwo muntu yahita ajya muri koma. Bavuga ko kandi ibi biterwa n'urwego ubwonko bwamaze kwangirikaho, aho uzasanga akaguru n'akaboko byagagaye cyangwa uwo muntu agatera imigeri nk'uguye igicuri. Muri rusange nta bimenyetso bidahinduka bihari bigaragaza ko uwo muntu ari stroke imukubise hasi. Icyakora ubushakashatsi bugaragaza ko hari izindi mpamvu abantu bagiramo uruhare zishobora gutera stroke, ariko kandi zishobora no kwirindwa, harimo umubyibuho ukabije uganisha ku muvuduko w'amaraso, kunywa itabi no kunywa inzoga nyinshi, hamwe n'ibiyobyabwenge muri rusange. Ubushakashatsi bugaragaza ko abantu bashobora kwirinda iyi ndwara ya stroke binyuze mu gukora siporo zigabanya umubyibuho ukabije no gufata imiti neza ku bafite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso ukabije. Dr. Shingiro Eric we yakomeje asobanura neza ko abahuza stroke n'imibereho y'iyi minsi, aho abantu batabasha kuruhuka bihagije bikabatera stress bikarangira barwaye stroke, avuga ko ibi atari byo. Dr. Shingiro yakomeje agira ati hari ugira stress agashaka kwishakira igisubizo cyoroshye agafata ibiyobyabwenge, kandi ibi ni bimwe mu biganisha kuri stroke. Hari n'ugira stress ntafate neza imiti asanganywe, bikaba byatuma ibyago bya stroke byiyongera, ariko stress ubwayo ntitera stroke. Uyu muganga Dr. Shingiro Eric yagaragaje ko abarwayi ba stroke bakirwa muri CHUK bagenda biyongera, ariko ko ishobora kuvurwa igakira bitewe n'imiterere yayo, kandi no kuba umurwayi yagejejwe kwa muganga vuba hakiri kare ibimenyetso bikigaragara.